bikomeza kumbaza kuri Nebol rwose. Ibol ko babonye naye kamba nabibonye. Abantu nyine yaranyiriye mbibona nanjye kurera. Avuze ngo iki ramwumvishe neza? Avuze ngo iki niba mwumvishe neza? Dukomeze. So bimeze bite se bro? So bimeze bite se bro? Bikomeza kumbaza kuri Nebol rwose. Ibol ko babonye naye kamba nabibonye. Abantu nyine yaranyiriye mbibona nanjye kurera tu. Yani cyangwa live ni scam man. Ni mwe mutegereza nyine muzabona nyine tu. Gusa nyine ndabishaka kutarangira amahoro tu. Ko ntabwo nzi ko nyine byarangira uko nguko. Mureka tujyane na kantu ku kandi. Aga aravuze ngo bagize gute? Baramukinnye. Kanze tsoza amajwi hanyuma none mbashyemo na ya Miki. Miki nawe namuvugishije ndamaza bimeze biti. Urumva? Miki nawe namuvugisha amaza bimeze bite? Mu byukuri ibintu bikomeje kugira gahunda hari ni yihe. Nje nagomba ngomba kwicara ngo nihererane ibintu reka. Ntago byakunda. Umva sinyarugenge byakunda mwana. Babonye naye kamba nabibonye. Abantu nyine yaranyiriye mbibona nanjye kurera tu. Yani cyangwa live ni scam man. Ni mwe mutegereza nyine muzabona nyine tu. Gusa nyine ndabishaka kutarangira amahoro tu. Ko ntabwo nzi ko nyine byarangira uko nguko. Ntabwo nabitindaho rero mani, ushaka kugenda aragenda, yafite hari kari kujya aragenda. Yerumva ibintu ntabwo nabitindaho mani. Bana banditse no kubasubiza namwe mfite rwose ari ibintu nyine ngewe mfite kubanza nkicaye nkitekerezaho neza tu. Icyo gihe ari cyo gukora. Nta mwanya afite wo gukomeza agira ate aza muri bino bintu. Afite kubanza akitekerezaho. Nicyo kigize gute? Nicyo gihari cyo gukora. Sasa rero kambanze nkomeze story noneho mukanya ndi gusoza ndaza mbashyemo none na ya Miki mwumve noneho kote uruhande rwa Miki ngarabivugaho iki. Mba ngomba gukora iruhande rwose nkakabakaba hirya no hino nkabazanira amakuru. Mwe mutera agatebe gusa. Ikindi abantu ni muri gukora kuri goro yanjye ubundi bite byanjye nzajya mbaranguza inkuru. Abantu bari kuvuga ngo biriya ngo ni byakingura ya video ngo ni ya kera. Biriya bisuko muze kureba bari gusuka Miki kuri live. Biriya bisuko yari abifite nibyo bari kumusuka. Abantu bakurikirana hano Miki barahita babibona neza. Ni nabyo yajyanye ejo bundi muri award. Yego award zinganje urakoze kunyunganira komeye. Nabyo yajyanye muri award. Rero video yari imaze iminsi 3 mbaza ngo kugira ngo video ifatwe byo byagenze bite sasa. Miki yaragiye hari iriya video yafatiwe. Hari iriya video yafatiwe kuri apartment ahantu. Ndaza kumvisha n'amajwi y'umutipe wayifashe. Nawe kuko yanayimpaye mu bantu ba mbere. Yayimpaye mu ba mbere ahubwo nawe yaje kuba ayihereza undi mutipe niko kugira ngo ibintu bisakare bibe viral ku mbuga nkoranyambaga. Namajwi nayo ndayabumvisha y'uwo mutipe nawe wafashe video. Nuko ubwo uwo mutipe wafashe video ninde? Ni wa mushoferi w'imodoka y'umweru. Umwe nababwiye mu bantu twatangiranye. Umushoferi w'imodoka y'umweru hari hagiye kuba ikintu cyitwa ibiganiro hagati y'uwitwa Miki ndetse na Regis hamwe na wa mukire ndetse n'undi muntu wo muri sinema nawe uzwi ariko sindi bu mentioning nawe izina rye. Arazwi akina amafilime aranayakinisha mbese ni umudirector mwiza. Hanyuma shoferi agira ate afata Miki aramujyana kuko urumva niwe impamvu wa mushoferi imodoka y'umweru ari we
wagarutse nuko ari uzi ibyabaye bya mbere. Nibajya kuzanamo undi muntu ubwo niba utarumva inkuru ikivuze ubwo watinze kuza. Nibajya kuzamo undi muntu ahita amenya yuko atari ubwa mbere Miki ahuye na Regis. Nuko shoferi araza icyo gihe aga nta wari uri kwa Miki, ubwo abagize gute atwaye Miki amujyana muri apartment ahantu ajya guhura na Regis ndetse na wa mukire. Ngo byagenze bite rero kugira ngo iriya video ifatwe, uriya mutipe Miki yamaze gusohoka mu modoka hariya yarahuye na Regis ari kumusuhuza. Niba mwumva mu majwi neza yahise amubwira ngo tuzamuke tujye hejuru, nuko yahise amubwira. Ubwo rero video irafatwa bari kwishimana bagize bate kabaye. Nge rero nyibona video umushoferi kuko nago ibyabereyemo imbere byindi ibiganiro bagiranye byo sinabashe kumenya, ariko nabonye video mitamvugisha Miki kugira ngo numve icyo abivugaho. Kambumvishe ikintu Miki yabivuzeho. Numvishe ikintu Miki yabivuzeho sasa. Yego. Ananina de. Cyose kamubwire ubuzima uzirinda ngo muri kumva no majwi, muri kumva nkomeze praying cyangwa nago muri kumva? Mumbwiye niba muri kumva amajwi tujyanirana no majwi ndi go praying inyuma. Mumbwiye niba muri kuyumva akonje kama kumaza. Muri kuyumva makomaze mbanze ngororo umuhogo turayumva pe fresh ani sawa cyane. Hoya nago muri kuyumva ano majwi mbange muri kuyumva? Mumbwiye niba muri kuyumva ubuzima uzirinda ngo murami izo nyabarasanya zanyu murabura no gukora kuri goro muraza mumereza ubwo buroza. Izi nkuru mba ndi kubaranguza n'ahandi hantu mwazumva. Mukore kuri goro bateme ibintu biremereye. Muceceke mwumve ni shamana yanjye. Nukuza mugatera ubutebe ubusonga bugari mugatera mukumva inkuru aho biva naho bigana. Nta muntu numwe ushobora kuba yanareba goro yanjye rukotana. Revo yarasinziriye Mike ndamureba ra joininze mwagize nkanzeho nkabaranguza inkuru nishimye. Ariko se ko itonganya none se ntitonganya ndi kuyahuza amazi nari kuba inkuru zemereye i Kigali. Kambumvisha amajwi rero. Ariko nge cyose kamubwire ubuzima uzirinda ngo kanyine kirukira sonapfa gutwi. Narababwiye ngo Nyarugenge ibintu ntabwo bizoroha muraza muravuga ngo iki. Muzazana inkundo zanyu kuri social media. Nimushwa nzabota nitaye ngo turi inshuti. Mayi. Nawe ndushaka tuba turi inshuti nawe hano niba uri rukotana nawe Grace bimeze bite. Inkundo zanyu muzazizana kuri social media. Umunsi muzasubiranamo nanjye nzaza ngire gute. Nzaza ngicaremo. Ikibazo cyawe nawe ceceka twiyumvire nkuru. Mwaze kumva ibyo mwumva gusa. Ubuse ko nabwiye ngo mukore kuri goro yanjye mwayikozeho. Kumva inkuru se murazumva n'ubundi ko ntacyo mumariye mukennye
ibintu bimeze nabi umva mukore kuri goro yanjye mukore kuri goro nze chaka fata mikari mu kiganza asa nkaho ari imbere kuko byoshyire ku ruhande wenda gukora nshire turamugize mute umva toxic kanze nkuboroke wowe nubundi ujye kuzumva aho ngaho ushaka kujya kuzumva sha romva nose nk'ubu mari iki nukuza ugatera intebe genda ujye kuzumva aho ngaho handikana nakuboroke asone genda ujye kuzumva aho ngaho ugiye kuzumva abashaka kuzumva bazumve tumuka asone uraje wateye intebe kumva inkuru utaguze uzi icyo yabidusaba kugira ngo we tubone aya makuru asone twikomereza yego twikomereza nenge kumvisha amajwi twaba nkoroze ngewe byagenze gute birakara nyabo muza keti hano wamushaka kumbabaza uziko niyo baba abantu batanu nabibabwira ariko nkabaha amakuru wowe kiraye ikibazo ukagenda ukavamo asoni urankira kuri pressure hari ubwo wanzanye hano uzi icyanzanye se mu by'ukuri se mu by'ukuri usibye kugenda witudumbutsa mu bintu utanazi mutera intebe mugira nanga ngiye ibintu binstress k'abantu bishakira amakuru nk'ubu watuma nanabireka mukazajya kubyumva aho handi ubundi twigendere rata twigendere bekanye n'ababa barimo baraza bagira bate muri kumva amajwi mumbwire niba muri kuyumva uzirinda ukanyene kwirukira sonatwa gukwirukira n'ibintu agira ugasanga wenda ari ibintu muri kumva amajwi fresh ndabona muri kuyumva ntago muri kuyumva akima ntago muri kumva kanya bari guhamagarwa n'abafashe biti cyose akamubwire ndanya play ngire aho muyumva neza nogeze volume kanongeze volume yango mwumve neza shange mbatamu duti muve muri bo abantu bajya ngo baba banashonje banyu cyose akamubwire muri ubuzima uzirinda ukanyene kwirukira sonatwa gukwirukira n'ibintu agira ugasanga wenda ari ibintu hari uburyo wayobyemo uri kwumva neza amajwi turi kujyana cyane ntabwo turi kujyana nkeneye kubona mumbwira ko turi kujyana shaka kubona mumbwira ko turi kujyana turi kujyana cyane ntabwo turi kujyana imbere gutyo ntabwo turi kujyana harabura iki Eric Tek harabura iki twagiye gukurikirana ibintu byose akamubwire muri ubu buzima uzirinda ukanyene kwirukira sonatwa gukwirukira
gukurikirana ibintu agira ugasanga wenda ari ibintu hari uburyo wayobyemo uri kwumva neza amajwi nyine guhubuka pe bikaneye kuyavugiramo sohoka mubwire muri ubu buzima uzirinde guhubuka nyine kwirukira runaka gukurikirana ibintu agira ugasanga wenda ari ibintu hari uburyo wayobyemo uzirinde nyine guhubuka pe buriya nyine nawe ubwanyariyemo mbona n'ibindi kwicuza ariko njyewe icyemezo nafashe turi kumwe cyane turi kumwe narababwiye ngo ibihara ikibuga kizicurika muraza muravuga ngo ntayazi mu minsi yashize havuyeho saga ya Nyambo na Tito urumva ngo yarekuye amakuru ufite cyaza kamabwira mujye muvuga abandi urumva namwe muzajya mugerwaho mujye mwicara mutira agatebe namwe babavuge mutuze urumva kuko kanigendere uriya kape sinapfa gukurikirana ibintu agira ugasanga wenda ari ibintu hari uburyo wayobyemo uzirinde nyine guhubuka pe buriya nyine nawe ubwanyariyemo mbona n'ibindi kwicuza ariko njyewe icyemezo nafashe nyine cyangwa umwanzuro nafashe wari uriya nimba ari inshuti yawe amusore njyewe sinzi nyine no kumwitaba kuko nanjye biriya bintu ntabwo nzi ukuntu cyageze hanze numvaga hari igihe kizagera wenda nkamwicaza ngo yumvaga ngo iki nababwiye ngo ibintu muba murimo mani Nyarugenge ibintu muba murimo nta nababwiye ngo ibintu i Nyarugenge urumva ikomeje kuba byagira bite byazamo fata agafresh utunge hano gutyo ko urumva nari nyibumvisha amajwi aturuka hano kajya hano sinzi no kumwitaba kuko nanjye biriya bintu ntabwo nzi ukuntu cyageze hanze numvaga hari igihe kizagera wenda nkamwicaza nkabimuganiriza akabyumva ariko nyine umupoesha nyine umubwire nyine ko nta ubu se barashaka ko mwumvisha n'amajwi y'umuntu wafashe iyo videwo ufashe kariya akavidewo cyangwa twisoreze live twigendere nzamura abantu batange comment nabo mumbwire icyo mushaka nzamura abantu cyangwa mwumvisha n'amajwi yafashe videwo mumbwire nkora iki zamura abantu twumvisha amajwi zamura vuge okay fresh kanza mushyemo request mutange ibitekerezo none namwe